Nyagatovu mu karere ka Rwamagana naho hakaba ari muri aka gace k'u Rwanda k'iburasirazuba. Hari nko kubona nk'amakuru hirya no hino tuboneye ku mateleviziyo, ducaginga amatelefone. Nk'ubu ikibazo cy'amatelefone cyajyaga kitugora kuko twavaga hanga tukajya bita Kayonza, bikadusaba no gutega kugira ujye gucaginga telefone, kandi mu by'ukuri urabona turi mu gihe cy'iterambere. Nk'umuntu w'umusore nkanjye ntabwo nabaho ntafite telefone. Ikindi nababwira nuko n'uturutse hirya azabona ko hano mu mudugudu w'Agasozi Ndatwa haracanye, nta n'umuntu waturuka hirya no hino ngo wenda yaza guhungabanya umutekano, kuko umuntu wabasha kureba nibura muri metero 200 imbere ye. Tutaraza hano mu mudugudu ntago twabashaga kwiga kuko nta tara twari dufite, amashanyarazi yari ataratugeraho. Abamare kutuzana aya mashanyarazi ubu turiga neza, umwana ava ku ishuri akaruhuka, gakaraba, narangiza akagenda agasubira mu masomo bize nta kibazo rwose. Tutarabona no mashanyarazi nabaga nka 17 18. Nyuma yaho tuboneye amashanyarazi mbu wa mbere. Kugira ngo aba baturage babone amashanyarazi bitabavunnye, EWSA yagennye uburyo bwo kwishyura bworoheye umuturage ku buryo bushoboka, kandi ngo kugeza ubu biragaragara ko umuturage nta mvune bimuteye. Umuturage udashoboye kwishyura ibihumbi 56 byose nk'uko bisabwa, ashobora kwishyura 28 mu ikubitiro, hanyuma ayandi akagenda yishyura buhoro buhoro mu mwaka, ndetse akayishyura mu mwaka. Uko twabibonye muri mushinga wabanjirije uyu nguyu ariyo stage ya mbere, nta kibazo byateye. Hafi 90% bariho barishyura kandi barishyura neza, kandi kigaragara nuko aho amashanyarazi yageze n'ubwo bushobozi bugenda buzamuka. Uko kuzamuka kwabwo kaba byabafasha kwishyura ayo mashanyarazi. Muri iki gihe haracyatekerezwa uburyo abadafite amikoro ahagije nabo bakoroherezwa ayo majyambere bakayagezwaho. Ndabara aya mashanyarazi. Nk'uko umuyobozi w'ishami rya EWSA rya Nyagatare abihamya, ngo imirimo ya stage irihuta muri aka gace ka Gatsibo na Nyagatare.